Iriwe nitwa Katia, abantu benshi banzi Katia Mackenzie. Ukuntu ngiye rero banyibye nari ndi mu muhanda wa Nyarutarama, noneho imodoka izinyuraho imbaza iri kurangisha hoteli yitwa niba ari Igitego Hotel, ibintu nk'ibyo ngibyo. Barambwira ngo mwiriwe, ngo Igitego Hotel urayizi? Ndavuga ntago mpazi. Ngo wabutuyemo hano? Ndavuga oya, ariko ubwo uko ndi kuvuga niko ndimo ndagenda. Barangije bahita bavuga ngo okay, ngo twashaka kubabwira ngo ko muri beza n'ikinyabupfura cyinshi cyane. Arangije ndavuga murakoze, okay, ngo basi ngo aduhe nimero zanjye. Ndavuga ntaho yana ngo njya ntanga nimero ku bantu ntazi. Barangije bahita bavuga ngo okay, ngo basi ngo bye niba utaduha nimero zawe. Mugenzi yakaho kahita nkurura ku modoka gutya, bankuruye umwe wari bicaranye n'undi ku ruhande ahita afata akaboko kanjye kukavuna. Ubwo niko nari ndi kurwanira telefone yanjye ndi kuvuza n'induru. Barangije umwe wari utwaye ahita uwo mwabonye ahita nsunika nyine ngo mu muhanda, nari mfite ibisebe nyine byinshi ku mavi n'amableu menshi, ngwa neza munsi y'ipine bashaka kunyuraho ku kaguru mba ngakuyeho. So nuko nguko byagenze. Hanyuma nyine ntanga ikirego kuri RIB, maze gutanga ikirego ndategereza. Ngubu rero nibwo babafashe. Byari mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu.